ntabwo nakwiha amanota mabi, nakwiha amanota meza kubera ko wenda nafashe Etincelle nyishyira mu rwego rwiza, ijya gukina igikombe cya Afurika, ijya gukina amasekafa 2, kumva ko byari bihagije gusa byonyine, ahubwo noneho ni nka cya giti wateye cyamara kwera kizanye amatunda ya mbere, utayarya abandi bayarya, ukumva wagitema. Niba umuntu ucuza ibirayi, umuntu kuzana ibirayi ntiyoga, nta kare afite amaga, uzana ibirayi byaguha ibirayi ubigure ubicuruze, uwo umureke amafaranga yigendere, uwo umureke n'umwanda we umureke. Nimumugira impuhwe ugende nyuma yo kuguzana ibyo ukoresha, ubwire umubyeyi ariko si wagiye woga ko ngo amafaranga ubamugira impuhwe, ifata isabune yo koga, ariko ntabwo byatuma utagura ibirayi ngo nuko atoze. Ibibazo turi mu byo ngibi, icyo kintu cyitwa ubusaza bwo mu Rwanda rwose ntabwo nkemeranya hano nabo. Gusa twagomba gusaba yuko akazi kacu bajya baga agaciro, tukaba nk'umuperezida washaje ahari bamwanga kujya muri stade ngo ajye kureba ibirori, igisubizo cyavuga ngo ya, ariko twebwe rimwe na rimwe harimo ushobora no kwira kuri stade abiyo ngo ntabwo tukuze, ukababara mu mutima tukubona ahandi wabigeze n'ahandi wakigeze icyo kirego, ariko tubavuga tuti ahandi tufate nko mu Budage, dufate nko mu Bwongereza, umuntu wese wakiniye ikipe umwaka umwe azwi ko yakiniye ashaje baramwubaha bakanamwubahiriza cyane. Kuki twebwe tutabikora? Kuko dushaka kumenya umupira ngo ngubu. Ese ubundi muri ekipe haba tuzitunga, ugiye muri ekipe wasanga harimo imyanya byinshi cyane, ariko si bawuguha, nose badakene ibitekerezo byawe, uravuga ngo uri umuywayi, nguriya ngo yavuze kiriya ngo nyamara ntabwo mbo kivuga ngo kore ko president yavuze ibi by'amafuti, undi aramunyomoza avuga ati ngo umupira ugomba kugenda, ukende ko umupira ugomba kugenda, ngo ni umuywayi, ngo kumuha akazi, ngo kwikoraho, ngo tumureke. Ubwo hari biba bipfuye. Dukunda umupira nibyo, dushaka umupira utari imbere, ariko umupira waturi imbere nta bene umupira bawurimo. Imyaka maze umupira ni myinshi papa, maze imyaka 40 hafi 7 mu mupira, ndi umukinnyi w'umupira, ndi mu mupira, ndi ibintu nk'ibyo ngibi. Hari ibintu twabonye ibyo. Hari ibihugu byinshi cyane bitapfa gutakaza umuntu kanje bamufite. Hari ibihugu byinshi cyane bitapfa kumutakaza kubera ko biba bimukeneye, ariko ubu ndamutse mpfuye akazi kahagarara, radio nta biganiro zatanga, ngo yari ibyo rero ntacyo bikimaze, kubera ko biba byarangiye, ntacyo bikimaze. Ariko urebye twagomba kubikora hakiri kare, ahubwo tuvuge ngo inzu y'ibitabo ngo yahiye, inzu y'ibitabo yahiye se muri hehe mwayijimije hakiri kare. Nibyo ngibyo, nta usaza kese umuntu asaze. Icyagiye mu mutwe wanjye kirimo kandi gikeneye kubyaza umusaruro, ko Haruna azikora mutuje, ko Jabira azikora mutuje, ko wacu cyangwa ashaka bazikora batuje. Ariko iyo mu block kubera ngo kontra ngubu ntabwo bakindeba cyangwa baya mu Banda ari mwuzukuru. Turasuhuje abakurikiye Tuzuri TV. Ni muri ya gahunda twatangiye yo gufasha umuvandimwe Laurent, umuvandimwe waduhaye ibyishimo muri football y'Urubavu. Igihe Rubavu yari gifite izina rya Brazil, icyo gihe Laurent nawe yari mu bajene, icyo gihe nabo babikoraga muri iyo minsi, abari bahari icyo gihe rwose twarishimye bafite ya kipe mwumva Big Star. So uyu munsi wa none rero murabona ko twagiye ku mupapa, twagiye ku mubyeyi wacu, twagiye ku inararibonye. Murabona ko bidasanzwe, ntibisanzwe kuba ubushize twarabonanye na Haruna, tubonana na Trabersi na Mirage. Abo bose ni abantu nyine bafite icyo bakoze, bafite itafari bashizeho muri football y'Urubavu. Umunsi wa none twaba tuje ku mubyeyi, reka mbere yuko nkomeza atangire atwibwira amazina, ubundi turakomeza tugirana ikiganiro kandi nizera ko kiraza kubashimisha. Mwatangira mutubwira, nubwo hari mutwibwira, nubwo hari benshi babazi. Murakoze. Mu by'ukuri kuba banzi ntabwo bivana kuvuga izina, kuko n'ubundi buri munsi yavuka abantu. Nitwa Bizimana Abdou, ariko izina benshi bazi ni rya Beckenbauer.
ese izina rya Beken ryaturutse he wenda nk'abantu babyumvishe bwa mbere wabasobanurira? Ubwo ni ukuvuga ngo izina rya Beckenbauer ni umudage wabice muri za 70, 30 na 70. Ubwo style de jeu ye niyo nanjye banyitiriye kuba bari barashoboye kumubona akina, nanjye bambona nkina, ni gutyo ryaje. Icyo gihe wakina gute? Ni ibiki wakinaga? Byari byifashe bite kugira bakugereranye n'uwo muntu? Ni ukuvuga ngo ubundi kera iyo bakinaga umupira babaga bakora ibyo bita amazone. Ni ukuvuga ngo gukina muri zone yawe niba uri kabiri ni kabiri nta kuzamuka, niba uri kane ni kane nta kuzamuka, niba uri gatanu nta kuzamuka. Ariko ngiye kuko Beckenbauer nawe yari afite style yo kuzamuka kujya gutsinda ibitego, nanjye niyo nari mfite nubwo bose yagoraga abantu kuyumva, ariko bahita basanisha maso babona ko iryo zina nanjye rinkwiriye bararima. Ese kugira uhitemo gukina iyo style ni wari wayimurebeyeho cyangwa se ni ibintu nawe byizanye? Buriya muri mu mupira bafite ibyo azi, ibyo akora, impano ze yakoze mu mupira. Ntabwo bivuga ngo ushobora kwiga n'ibindi, ariko umuntu aba afite ikintu cye cy'ubwite yihariye ku buryo ushobora kugisangiza na mugenzi we cyangwa ushobora kugihuza na mugenzi we. Usanga bitandukanye n'ubwo bose baba bakina kimwe cyangwa bakina ku mwanya umwe. Buri muntu aba afite ibyo aba afite yavuganye nabyo byo gutinyuka gukora n'ibindi birenze ibyo yigishijwe. Mukiri muri kariyeri yo gukina nk'umukinnyi, niba mwibuka se mwaba mwaraciye muri yahe makipe mukina mu gihe mwari mugikina? Uvuga ngo njyewe ikipe nakiyemo ni Etincelle n'indi kipe y'i Kigali yitwaga iya Majerwa bayita Terminus, nizo ebyiri nakiniye. Izo kipe rero wenda zitwaye zite, zigeze zigira ku mukino wa nyuma, ese byabaga bimeze gute cyangwa se mu gihugu zafatwaga gute nk'ukuntu umunsi dufite za APR, dufite za Etincelle, icyo gihe amakipe wakinagamo byari bimeze bite? Buri gihe cyose habaga buri bihe n'ibyabyo. Uvuga ngo icyo gihe hari Panteri, hari Rayon Sport, hari Mukura, hari Etincelle, hari Kiyovu, hari Mukungwa, hari Espoir. Ni ukuvuga ngo amakipe yari menshi nk'ubu ngubu, ariko ni ukuvuga ngo nka Etincelle nabayemo imyaka igera kuri 7, yari imeze neza, yabaga mu myanya ya kabiri, ya gatatu gutyo. Ntabwo yabaye iya mbere, ariko yari ifite iyo myanya. Kuko nayo ikipe y'igitinyiro n'ubu itagize amahirwe yo gutwara igikombe. Ese kuki ukomeje ku kintu cyiza umwanya Etincelle yagiraga? Kuko ibyo mbaza byose mba ngaruka cyane ku iterambere rya Rubavu muri football cyangwa se muri muzike, nicyo kintu nge nibandamo. Urumva hari icyo ukomojeho ngo Etincelle yagiraga umwanya wa gatatu, umwanya wa kabiri. Ese umunsi wa none ni ukubera iki uwo mwanya itakiwubona? Niba hari icyo mwabidusangizaho. Buriya biba binagoye cyane guhuza ibihe ni ibintu bikomeye cyane. Kuvuga ngo kera byameze gutya, ngo sinzi gutya na gutya, birakomera cyane, kuko kenshi na kenshi hari ubwo bishobora kuvamo n'ingorane nyinshi cyane, bavuga ati basuzuguye abawe, ibintu nk'ibyo. Ariko iyo tuvuga nuko icyo gihe ni wenda ku bakundaga umupira icyo gihe byari binakomeye cyane, kuko icyo gihe uvuga ngo hari uturere twinshi cyane, yani amaprefecture menshi icyo gihe yari afite abayobozi bakunda umupira cyane, kandi bafite ubwo burenganzira no gukora ibyo bashaka. Nuva rero nicyo cyatumaga nka Etincelle ikomera cyane. Niyo dufite wari umuperezida nyakwigendera Nshungwinka, mu Ruhengeri hari abandi, Kigali hari abandi, mu Butare hari abandi, cyangwa hari abandi gutyo. Noneho abo bantu ubwabo bonyine nabo ntibumvikanaga mu mikorere yabo y'akazi bari bafite, nk'abacuruzi, abayobozi ba politike, ntabwo bumvikana. Buri muntu ashaka kwerekana ko aho ari hakomeye. Ubwo rero kumva ko byanga bikunda, aho kugira ngo yerekane ko akomeye yagomba kubihera ku kipe, kuko nibyo byari bigezweho icyo gihe. Murangiza kariyeri wenda yo gukina nk'umukinnyi, muribuka? Ese niba mubyibuka hari ryari? Ndangiza gukina umupira hari muri 80, kurangiza neza hari 47. Ni gute rero mwatangiye mu kwinjira mu butoza? Hari ryari? Igitekerezo cyaje gite? Nta gitekerezo nigeze ngira cyo kuba naba umutoza, ntacyo nigeze ngira vuga ngo nabitekereje ndabipanga, oya. Ahubwo byaje kubera nk'amabura kindi, nta kindi cyagomba kuba gihari cyo tugomba gukora, cyangwa se nagomba gusabwa gukora, kubera ko nyuma ndangiye muri 2007
nicaye mu mwaka wa 1988 1989 ngaruka mu mupira, ngaruka muri Etincelle nyine ndi umuyobozi wayo bita directeur technique. Icyo gihe ubwo ndakomeza mpaka 1994 turahunguka, biba ngombwa ko ubwo abahungutse twahungukanye n'abakinnyi bakeya, ariko kubera ko ari njye wari uzwi mu byo by'imipira, kubera ko nagaragaraga cyane, banshinga gushaka abakinnyi bo gukina umupira. Ubwo ntangira gutyo, ni gutyo byaje, ntangira gutyo nanjye ngenda kuri dukenana na kopi ku bambanjirije, nkadugenda ndukoreraho mpaka ntangira kujya njya mu mahugurwa mpaka kugeza ubu ngubu. Guhunguka ubwo niba mubyibuka se hari muri 90 na kangahe? Hari guhunguka nahiguze 94 mu kwezi kwa 8 tariki ya 1 kwezi kwa 8 94. Ndumva ni muri ya minsi u Rwanda rwari ruvuye mu bihe bitoroshye bya jenoside yakorewe abatutsi muri 94. Ese kubona abo bakinnyi byo byari bimeze gute urwo rugendo? Ese byari byifashe gute ko tuzi nyine muri iyo minsi ukuntu umunyarwanda yarabayeho? Ese waduha urwo rugendo rwo kujya gushaka abakinnyi, ese byaragukundiye cyangwa se byarakoroheye, byari bimeze bite? Buriya iyo habaye nk'ibintu biriya byabaye mu Rwanda, amahano yabaye mu Rwanda, birakomeye cyane kuba wabyumvisha n'umuntu nyine utarabibonye, nanone bigakomera umuntu ubyumva gusa kubyumva gutyo. Ngo ni amateka maremare cyane. Icyambere na mbere hari kuba umuntu atekereza ati ngewe ntabwo nijanditse mu bikorwa bibi. Icyo cyari kimwe kwanza cyambere cyatumaga uwo ari wese ubwira ati ngwino tujye ni Butare, tujye nahe, mvaga nta kibazo afite ko nta cyayumvaga yishinja. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, abakinnyi benshi bahano ntago bijanditse mu bikorwa bya jenoside, ntabwo babyijanditsemo, byari binoroshe cyane rero kongera kujya kubabwira ngo bagaruke. Ko ngewe nagarutse bafungura duwani nahise ngaruka, ubwo rero no kuzana abandi byaranyoroheye kubabwira ngo baze. Ubu twavuga ko Etincelle yabaye imwe mu makipe yabaye aya mbere mu gutangiza gukina umupira mu Rwanda. Ese niba wibuka neza, wenda abakinnyi wenda baba baratangiranye na Etincelle icyo gihe, se waba ubazi muri icyo gihe nyine abo wabashije guhamagara ngwino dukongere dufonde ya Etincelle yongere igaruke? Ni hafi y'abakinnyi bose ba Etincelle, abakinnyi bose ba Etincelle ndumva hari Nyakwigendera Bishira waje aza vuba, Biensi Juma yaje vuba, Abdou Prefet umwani mwana kuri Sigi yaraje, Nyakwigendera Coka yarahari, n'abandi ubwo twagiye twongeramo bari basanzwe bazi cyangwa se bavuye mu bindi bice bakibera rwose ko hari na activité sportive bakabatibera hariya, bizatworohera. Ibi tuvuga ni ukugira ngo n'abana bari ubu ngubu bamenye ahantu ibintu byagiye bituruka, bamenye ukuntu byari bimeze. Muri iyo minsi Etincelle muyifonda hari ayahe makipe yenda yakoraga shampiyona cyangwa se na shampiyona y'u Rwanda, byari bimeze bite? Nuvuga ngo amakipe hafi ya yose yongera aragaruka, nuvuga ngo yahagarutse, nyashobora kuba amwe yaragarutse agakora abakinnyi bashasha, ariko y'amazina tuzi yose yaragarutse. Yose yaragarutse, nuko yagiye ahindura amazina, ariko yose yaragarutse. Nuvuga nka Etincelle turi mu ba mbere batangiye, kuko nibuka mu kwezi kwa 12 mu kwezi kwa 11 muri 1994 twakiye n'ikipe ya APR mubona ahangaha. N'ubundi ndetse ifite ikipe aho babaga mu ntambara, bari bafite ikipe y'umupira w'amaguru, yaraje rero igaruka nabo baraza barakina. Niryo twabaye mbere nabo gukina muri iki gihugu, tubatsinda no ku muganda turabatsinda, twagikiye nabo baradutsinda. Ubwo harya utwibukije wenda icyo gihe wari umukinnyi, wari umutoza, byari bimeze bite? Nari umutoza, nakubwiye ko n'ubundi imbere y'intambara 1989 niho nagarutse mu mupira ndi directeur technique. Ntekereza ko nyuma hari indi generation yaje y'urubyiruko, irimo ba Haruna, irimo ba Miraji, irimo ba Trabersi n'abandi. Ese abo bajene ni iki waba ubaziho muri abo ngabo mvuze? Buriya ntago bahise baza byihuse cyane, ntago byihuse kugira ngo baze, kuko bari bakira abana cyane, duhunguka bari bakira abana.
hari aho bantu ba Mbegeti bari bahari barakinaga, ba Sibo babizagura Leandre abandi bose barakinaga icyo gihe, nibo bari bagezweho, nibo bari bakuru. Guhakazamo bashaka ba wacu ni benshi bari barahonga aho batraberesi rero na ba Haruna na ba Masai na ba Rura na ba Miraji na ba Mambo ni benshi bo ntago ari promotion yaje ivuga ngo izira ahubwo uvuga ni igiciro cy'abantu cyakirahonga gifite imyaka urungano rumwe bakora entraînement soit ku basukuti noto gunokorera cyane ko ni yaro bafite cyangwa hano ku muganda igihe cyo habonetse umwanya, ariko ntabwo ari urungano wava mu rwahise ruza byihuse cyane. Ndakeka ko mu kubazamura neza aho bataye kuba abagabo ni muri bibiri ndakeka muri bibiri niba nibuka neza niho bashobora kuba baratangiye kuzamuka handi, kuko nibuka niba ari batari bibiri ni bibiri yose muri bibiri niho batangiye kuzamuka, mbese ubona ko hari abakinnyi bashobora kuzaba abakinnyi bagenda nyine basiganwa nk'u Jacques ba Kado bande, ubona ari abakinnyi bashobora kuvuga ngo n'abakinnyi bakagabo bande ba Kagingi ba Idirisa n'urungano rw'abana rumwe babaga mu kipe imwe. Kuba rero bari barahonga bakazamuka, hakazamo Haruna, hakabamo Idirisa nawe yarakinnye muri championnat yagiye muri Tesa ya muri polisi, ariko ndenda kubyamahirwe makeya ntiyazamurwe cyane. Haruna warakomeza abandi nabo bashaka ba wacu, ariko bo bashaka na wacu baruta ba Haruna gatoya. Hari icyo twakomeje kujya tugarukaho cyane, twifuza ko twazongera kubona Brazil ya kera nk'uko yari imeze. Ese kuri icyo gihe wowe uko wabibonaga n'irihe banga ryabaga rihari kugira ngo hano habe ku gicumbi cya football mu Rwanda? Rega n'ubundi ntacyahindutse gusa nuko abantu ahubwo batabibona, babivuge ngo niyo ndabibona uko biri cyangwa bivuga uko babishaka, kuko buriya mu terambere rimwe na rimwe hari ubushake urizana urivuga, hari urizana hari n'urivuga uri gukora propaganda ku byo ryagara hejuru. Ubu rero ikibazo kiri kuba nyine nko gutangaza amakuru, kuko ntibakivuga ntibashobora kwemera ko n'undi ari umuntu abagwisenye, kuko impamvu batabyemera simbizi bo bafite gahunda zabo. Ariko turebe mu kipe y'igihugu n'ubundi kuva na kera hagomba kuba harimo umuntu umwe cyangwa babiri w'ikipe y'igihugu. N'ubu Haruna bavuyemo, Mamaji nawe ari kuvamo, ariko harimo Jihad ukirimo. Tuzigiye kiri imbere undi uzajyamo. Nuvuga ngo niba Jihad kirimo birahagaze ko mu turere 30 nonda Rubavu ishobora kuba ifitemo umukinnyi umwe, byonyine birahagije. Ntabwo rero uvuga ngo ntabwo mu kiteka ngo Gisenyi ntiyakiva abakinnyi. None so Jihad ni iki? Nicyo umuntu yakwibaza, Jihad ntabwo ari umukinnyi se? None se ntabwo ari umukinnyi, none se Haruna kina hanze ntabwo ari umukinnyi, ni representa mwiza. Muhagire akina neza mu kipe arimo ntabwo ari umukinnyi se? Nuvuga ngo biracyariho ahubwo uvuga ngo mwebwe batangaza amakuru ni mu mufite ikindi mushaka ari kwerekana, ariko bwo abakinnyi baracyahari, kuko n'ubundi amakademi yose y'i Kigali babigisha umupira wose w'i Kigali buri munsi bahura ahangaha bari gushaka umwana uzi umupira bakamujyana. Itandukanye rihari ry'icyo gihe n'ubu ngubu nuko kera nta mashuri yabagaho, niyo ndabantu ntibigaga cyane. Ubu ngubu rero umuntu aza kubwira ati umwana wawe ndamujyana mwishura amashuri, ukavuga urakoze jyana, ubwo akazangiza yitwa umunyakigali kandi iwaba ari ahangaha. Yewe twebwe rero tuba mu mupira ntabwo tubona nta kintu cyahindutse cyane, ahubwo abantu bagomba kubyemera ko bati mu by'ukuri hariya ni igicumbi cy'umupira, tubyemere, kuko n'ubundi hari ahandi bashobora kuvuga ngo Nyanza ni igicumbi cy'umuco bakabyemera, bakavuga ngo ahandi ngo ni igicumbi cy'inka bakabyemera, natwe tubyemere ko Gisenyi cyangwa se Rubavu ari igicumbi cy'umupira. Abadukurikiye rero bumve ko nta cyahindutse. Abantu benshi bahora bibaza, ntago tucyumva Rubavu Brazil, koca tubwiye ko nta cyahindutse, ko ahubwo ari imitekerereze y'abantu ariko abantu babibona, kuko nta gihe ikipe y'igihugu izabonamo umunyarubavu iri representa nk'uko hari igihe nta kandi karere gashobora kuba gafitemo umuntu. Koca tugarutse rero kuri gahunda y'umuvandimwe Laurent, nicyo uri gufasha abajene bawe nyine mu rwego kugira ngo iriya gahunda izagerweho nk'umuntu wabatoje, umunsi wa none bimeze bite kuri wowe?
kuri njyewe nanjye ntabwo ari igihe wazanye icyo gitekerezo, ahubwo igitekerezo cyavuye hanze, abantu nabonye babishyira ku rubuga baradusaba, turemera, turabyumva ko tumva ari igitekerezo cyiza cyane. Aho tugeze ubu ngubu rero harashimishije burya iyo ubona umuntu yitanga agashyiraho 3,000 agashyiraho 5,000, kandi njyewe nanabashimira kugira ngo abantu b'abasore bategeze kuba bakumva ngo umusore mugenzi wabo niwe bimeze neza cyangwa se afite ikibazo tumufashe, numva ari igitekerezo cyiza. Ariko nanone urebye ku mikorere uko mbona raporo zimeze vraiment ntabwo ari mbi rwose, ntabwo ari mbi. Bagikina bakiri kumwe ba Laurent na ba Haruna, ese menya rimwe mwabatozaga? Nibyo, ni njye wabatozaga. Niba wibuka neza se iryo zina rya Big Star wenda ryaturutse he, byagenze ute, we waje baryitwa cyangwa se niweho wagiye kubatoza? Uravuga kuko ntekereza ko ni ikipe y'abajene bari aba hano, nawe uri umupapa wa hano, sinzi niba iryo zina ryaraturutse he, niba wenda mubyibuka. Buriya izina ni nk'uko n'ubundi wakubaza ati mbese urabizi kera iyo umubyeyi yabyaraga habaga ibyo bitaga ubunyano, we simbizi n'ubizi, ariko twe twabibagaho ubunyano. Ubwo umuntu asigaye atera inda, akabanza icyambere mbere yo kugura imyenda akabanza akiga izina ngo mbese nitubyara umuhungu nitubyara umukobwa, nako basigaye bagenda babizi azagenda yitwa nde. Rero baga umuhango w'izina, abana bagafata abana bo muri quartier bakaza bakatika ibiryo bakarya bakita izina rero bura kuvuga ngo ni kanaka warizanye, byo rwose nabankubye nabambeshe kabisa. Ariko muri Big Star ndumva ko ngewe Big ni ikintu kinini, Star nukuba uri cyamamare. Naso rero ni gutyo byaba byaraje, kubera ko bya byose ntabwo twa turi banini cyane kubyo bava ngo twari banini cyane, twari barabana burugero rumwe, nta urebye batarutana cyane. Rero mu mikurire, mu mibyuhire, y'imibero batarutana cyane. Ariko kuba ari se mu ya Big Star kuko hari izindi kipe nyinshi cyane, hari zandi makipe menshi cyane, ntabwo ari Big Star hari. Big Star hari mu mudugudu hari ekipe, hano Vigure yarafite ekipe nawe, urumva uzara amakipe byebese, amakipe yarahari akomeye. Big Star ni ekipe kwa Vigure nizo ziyoboye umujyi. Byagenze ute kugira ujye gukoca Big Star kandi umva hari andi makipe? Muri kamere yanjye nta wivuga, ariko nubundi iyo batakuvuza urivuga. Ntabwo Big Star ntugirwa kubana nabo basore urukumva ngo byari byoroshye. Bagiye bajya ahandi bakabirukana kubera ko babitagora abayuwayi, yani n'abakoniseni. Kuri njyewe rero iyo uri umuyuwayi, kuko ni wenda nanjye mu rundi rwego rwanjye nkaba ndi umuyuwayi, turikumva rero ntabwo bari kumvura njyewe, ntabwo njyangira ibintu bya complexe ngo uriya ngo ameze gutya. Oya, iyo wanjye ntabwo bibagaho njyewe. Iyo ndi mutoza mba ndi umutoza, wowe mukinyi ibyo wakwikora byose, ibyo wabitekereza byose birakureba. Icyo ngomba gutekereza njyewe ni ukuvuga gahunda zanjye, urakurikira ibyo nkubwiye wabikurikiza tukabana. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ubumva abo ngabo byari bikomeye cyane. Ni abana bari abayuwayi kuko tumva ngo byari byoroshye, bari abayuwayi. Tegeza noneho bari muri groupe imwe, noneho bose byari birenze kwemera. Ku buryo nibuka ko ari coupe muri 2000 twagiye Kigali, biranagorana kwanza, uretse gusa ko nandi muri iyo selection njyewe na Vigure nyine tubari bayishinze ko tujyane Kigali y'amajinyoro. Tugezeyo bisa nk'ibyagoye gatoya muri liste, kubera ko ubundi koko Vigure aranduta, ni mukuru, hari icyubahiro mugomba. Ariko nanone iyo icyubahiro kije, iyo utacyakiriye genda gisubirana njye nyinacyo. Ubwo byabaye ngombwa ko tugisubirana kandi tuzana igikombe. Hari cyabayeho kiri tekinike hagati y'abakinyi nawe, ko yumvaga abakinyi ba Big Star, nanjye ko nabona abakinyi be bo Big Star yanjye harimo abakinyi benshi, hafi ikipe twayiteruye ya Big Star, nawe yazanye hafi yose yayiteruye. Ariko kubera ko nyine ari we twahaye ubwo bushobozi, akinisha abakinyi be hafi ya bose, nawe aba Big Star bajya hanze. Ariko twabonye zitambi kuri premier match, premier journée, hanyuma turabihindura, turaganira, turabihindura, tubona umusaruro aba Big Star bakinyi. Nuvuga ngo kuba ngewe rwose ahari hose ngewe nabana n'abantu baho bose, nende tumvikana hari, ariko niba dushoboye kumvikana mu ndimi nta hantu hananira.
Coach, uyu munsi wa none ndi kwibaza ese uriya munsi wa match uzakomeza ube uba ari hafi, uzaba uri kuba coach, ese wowe uzaba ufite iyihe role, uzaba ufite uwuhe mwanya? Ndumva role tuzayivugana nibaza kuko njyewe ntacyo twavuga paka mwese mube muhari cyangwa bazaba bahari baboneke, tubone twiyorganize turebe tuvuge bizagenda gute, tuzambara iki, tuzambarira he, tuzanyuma donc ibyo bategura mu mpira ngo bategura umuntu ngo aririra n'undi ari n'abantu bamaze guhura. Ese ufite ubushobozi bwo gukina kuri kangahe, ese ufite ubushobozi bwo gukina metero 90, ese ufite ni gute bizagenda, ni gute niba mwese mushaka gukina umupira tuzabigenza gute? Ibyo bikaba ari gahunda ziraho ngo ntabwo ari ikipe yanterenywe, ntabwo ari ikipe tuvuga ngo turateruye ngo ni club cyangwa se ikipe nationale. Oya, nta bantu bibereye iyo ngiye buri muntu muri gahunda ziwe z'akazi ke, ntabwo kora entraînement vuba mu ndakora entraînement shoko zafata ngewe nkanjye ngewe ni ngewe wazanye igitekerezo ndakina iminota 15 twayimuheza kayikina, undi ati ngewe nzakina 50 twemeza gakina, ati ngewe ndumva nashobora ubushobozi bwanjye mbushobozi, ariko nawe yagera mu kibuga nende bikamunanira twafata turabona wananiwe mvamu kuko igikorwa nyirizina si ukujya gukina dutsinda, ahubwo ngo twerekane ko abantu bahari cyangwa se bigeze kubaho bacyumva ko bakoze igikorwa cyiza kandi bagamije gukora ikindi gikorwa cyiza kurushaho. Nibyo ngibyo numva byaba ari byo bigamijwe, naho byo kuvuga ngo mbeke nigo yaba se umutoza yaba se ntashobora ko ngo reke nanjye nkine mbishoboye, ariko kubera ko imyaka yanjye itanyemera nko kujya mu gukina naba ndaho ngo nk'umujyanama. Bakikugezaho igitekerezo ugasanga ko burya baba jene natozaga ubumwe barabukomeje, weho wabyakiye gute? Wumvishe ko burya bakomeje cya gikorwa cy'urukundo, wowe wabyakiye ute? Mu by'ukuri ntabwo tuvuga ngo niyo ndango bangeze icyo gikorwa, bangejeho igikorwa nyirizina kibaye ni cyiza ndagisanga, ariko ngewe narizi ko tunubundi twasanga tunabikora tubi nabaho bigakomeza bakajya bakora iyo baje muri vacances bose bahore nk'inanga baravuga ati nka Big Star tugenda cyo kira umupira rimwe, ariko nabaga ndafite umwanya mwinshi cyane kugira ngo mbakurikire, ariko nabaga nzi ko bari gukora icyo gikorwa cya Big Star uvuga ngo cyarakomeje. Rero aho cyaje rero nukuvuga ngo umuvandimwe wacurura yaje kugira ibibazo by'uburwayi ararwara, noneho ubushobozi bwo kwivuza niho urabona muri famille zacu za Kinyafrika rimwe na rimwe hari ukuntu umuntu abaho nyine adafite na ekonomi ihagije, harwa ikoresha rero rigashira akabatereka ntegereze urwe nezangenera, ariko bagenzi be barabyumva babishira mu bikorwa, baravuga ati okay umuvandimwe wacu ntose yagize ikibazo kandi turamuzi nawe n'umusore kabisa, ari umusore n'umusore none nibagize ibibazo none niwe ejo ni ngewe hasereka tutanguranwe kare dukore byiza, dukore bura ni nko kwizigamira, reka dukore kira gikorwa ni wenda natwe muri twebwe hari nawe uwo cyabaho nitubizi bigasanga bisanga kuri bya bindi byaje bikorwa kuri rora, ariko ya byose cye numva rwose igikorwa cyo nta muntu ufite ubwenge buzima, umuntu ufite umutima muzima kusiruva gikorwa kigoma kumufata ahantu kandi hakomeye cyane. Niyo mpamvu ubona muri lise nenda zasohotse ndari ukuntu umuntu agenda akoresha ashoboye kose agashiramo quelque chose kugira ngo niwenda nawe agaragara muri icyo bikorwa. Ni bande rero ushimira koca wenda igikorwa uragikurikirana ukibaba hafi ubagira inama ubaha ibitekerezo, ni bande ushimira bakomeje kugira icyo bakora unasaba iki? Buriya nubona ibikorwa birimo abantu nibanza 60 bamaze kugira icyo bakora, 60 bamaze kugira icyo bakora. Tazize go Hakimu niwe wakoze ibikombe cyane, ubwo Haruna naravuga ati wingiye utamvuze, undi ati Trebetski yavuze ati ngiye gutamvuze, Meraje ati nanjye narakoze nanjye natanze bitatu byanjye, ariko nano biramvunye cyane kuko kwibona byo ni ikindi kibazo gero. Jacques Massa ati nanjye kuyabona urabizi manza gukora inkweto zigasaza mu muhanda ndi kuzikuruta mu muhanda. Gusa muri rusange buri muntu wese Imana izamufashe, izamusubize rwose, izamusubize kandi izamurinde gupfa asabye, cyangwa imurinde kwandagara kurwara indwara ikomeye cyane ku buryo yamufata ku buryo mbese asabirize. Gusa Imana izagiturinda idufashe, ariko nibi naba nabyo cyo tubyakira tumenye ko ari igeno rya Nyagasani, hanyuma bagiye n'agaciro kuko ntabwo ari ikorwa cyo kubika mu nzu, ni ikorwa cyo kugaragaza kuko niba hari umuntu tugiye gufasha umunyarwanda umwana wacu tumva tutabigira ibyacu gusa n'abanyarwanda bakubijyamo, niwenda bizashobora kuzatugira akamaro cyangwa
kutwitirirwa mu gihe tuzaba tutakiriho. Uriya ni umwana Imana ndongo ni Imana yaduhaye kugira ngo kibese ikigeragezo kuri twebwe kandi tukivemo neza. Imana idufashe icyo kigeragezo Imana yadushireho cyarura umuvandimwe wacu umusore twakundaga tukirangire neza ku buryo nawe azakibona aho atekereza nakafata byose mfite abantu n'umuryango we ku buryo uzavuga ati rurabanaga n'abantu ku buryo natwe tujya tunabyishimira tunabyiratana. Umunsi wa none kariyeri yawe y'ubutoza cyangwa se muri football ibihagaze gute umunsi wa none? Buriya tumeze nk'abakozi bari muri entreprise ifite nyirayo. Nuvuga rero ngo iyo niwe rimwe na rimwe hari ibyo bita kontra. Iyo kontra ishize urugendo uricara ujya ufata agatego kwicara hanze. Burya abatoza cyane cyane mu Rwanda ntawe utavuga ngo turabatoza, ntawe utavuga ngo turabakozi, sinzi ko nakwita, ariko iyo urebye usanga mu Rwanda ikibazo cyo kubahana mbese abanyarwanda ku banyarwanda usanga kiri kure cyane, kubera ko iyo urebye usanga ngiye mbita nk'akajagari kubona buri muntu wese ashobora kuza kuvuga ati wowe mutoza ndakwirukanye, wowe mutoza ngwino nawe ngo akazi, wowe nawe gutya ibintu nk'ibyo ngibyo. Nizo ngorane ziba ziri aho ngaho gusa. Iyo urebye ukareba ugakompara umupira mu Rwanda n'uwahandi mu bindi bihugu nyine twagiye tujyamo usanga bitandukanye aho ngaho, kuko ntabwo ubwo burenganzira kubona umutoza ashobora kwirukanwa cyangwa se akicara. Birashoboka ko wicara nyine kubera wenda ubushobozi capacity yawe ibiri hasi, ariko ntabwo ari ukayi wacu yanjye, kubera ko urebye nko mu batoza babayeho hano muri iki gihugu ntabwo nakwiha amanota mabi, nakwiha amanota meza, kubera ko wenda nafashe Etincelle nishyira mu rwego rwiza, ijya gukina igikombe cya Afurika, ijya gukina amasekafa 2. Kumva ko byari bihagije gusa byonyine, ahubwo noneho ni nka cya giti wateye cyamara kwera kizanye amatunda ya mbere utayarya abandi bayarya ukumva wagitema. Kuko kugeza ubu ngubu nta kipe mu Rwanda yari yakora amateka muri Afurika ku buryo bavuga ngo ifite umuzungu yakoze amateka, ntayo. Usanga bimeze nk'uko abanyarwanda babaho, ariko kubera ko nyine abantu bavuga ati none nguhembye miliyoni zingahe wazakira, reka habonye aheze umunyamahanga we nimwirukana azadasubira iwabo ntabuzongera guhura. Ariko nyamara tukaba dutakaza n'izo mbaraga zacu tuba dufite ubu ngubu, tuba dushobora kuba tukibona ubu ngubu tuzitakaza. Ngiye rero ku gitekerezo cyanjye numva bagomba gutekereza abanyarwanda, kuko hari ibihugu byinshi cyane bitapfa gutakaza umuntu nkanjye bamufite. Hari ibihugu byinshi cyane bitapfa kumutakaza kubera ko biba bimukeneye. Ariko ubu ndamutse mpfuye akazi kahagarara, radio nta biganiro zatanga, ngo yari ibyo rero ntacyo biba bikimaze, kubera ko biba byarangiye, ntacyo biba bikimaze. Ariko urebye twagomba kubikora hakiri kare, ahubwo tuvuge ngo inzu y'ibitabo ngo yahiye, inzu y'ibitabo yahiye se muri hehe mwayijimije hakiri kare. Nibyo ngibyo, ntawe usaza kese umuntu asaze. Icyagiye mutwe wanjye kirimo kandi gikeneye kubyaza umusaruro. Hamwe n'ibyo rero ngewe nkanjye nka Bekeni no gukunda umupira kwanjye, mbese ubu dufite abana bari munsi y'imyaka 13 turi gutoza ikipe, turi kurema, mbese ngaho turi kurema. Ariko bitewe na gahunda twebwe dufite abo bana bacu nabo tubarema twebwe, abandi ngo bagira amakontra, bagafata umwana utazi no kumupira bakamusinyisha kontra, ubwo akaba nk'umucakara we, nubwo yaba atakikora imyitozo kuri we, ariko amatunda yamara kuza kumva umuntu agiye kuburana ngo umwana ngo yari uwanjye, ngo naramusinyishije ryari, wamukoresheje ryari, ibintu nk'ibi ngibi. Rero nkanjye na mugenzi wanjye dukorana Rajabu twaraganiriye tusanga tutasinyisha abana, ntabwo twabatoza gusa, abana bakaba ari free, ntagira imana akaba umukinnyi azagenda aho baza bamushaka. Ariko twebwe tukuri ibyo ngibyo, kuko nicyo gikorwa bakoze kuva na kera. Abo se wumva nta numwe, abagarutse kutureba ni bake cyane. Hamwe n'ibyo rero turavuga ibibazo dukomeze dukore ntabwo tuzaburana, kubera ko niwenda
umuntu ntabwo yabura wasiba kutarya neza cyangwa utabaho neza uko bishaka, ariko none ntiwanaburara kabiri gatatu, ntabwo waburara rwose, ntabwo Imana nabyemera ibyo twakoze. Gusa twagomba gusaba yuko akazi kacu bajya baga agaciro, tukaba mbese nk'umuperezida washaje ahari bamwanga kujya muri stade ngo ajye kureba ibirori, igisubizo cyavuga ngo ya, ariko twebwe rimwe na rimwe harimo ushobora no kwira kuri stade abiya ngo ntabwo tukuzi, ukababara mu mutima tukubona ahandi wabigeze n'ahandi wakigeze icyo kirego, ariko tubavuga tuti ahandi tufate nko mu Budage, dufate nko mu Bwongereza, umuntu wese wakiniye ikipe umwaka umwe azwi ko yakiniye ashaje baramwubaha bakanamwubahiriza cyane, kuko twebwe tutabikora kuko dushaka kumenya umupira ngo ngubu. Ese ubundi muri ekipe haba tuzitunga, ugiye muri ekipe wasanga harimo imyanya byinshi cyane, ariko si bawuguha, nose badakene ibitekerezo byawe, uravuga ngo uri umuywayi, nguriya ngo yavuze kiriya ngo nyamara ntabwo mbukivuga ngo kure ko president yavuze ibi by'amafuti, undi aramunyomoza avuga ati ibi ngo umupira ugomba kugenda, ucyende ko umupira ugomba kugenda, ngo ni umuywayi, ngo kumuha akazi, ngo rukwikoraho, ngo tumureke. Ubwo hari biba bipfuye, dukunda umupira nibyo, dushaka umupira utari imbere, ariko umupira waturi imbere nta bene umupira bawurimo, ifuko hajyamo bene umupira. Dufate nko kwa muganga, nose wafata médecin directeur wize mécanique kujya kuyobora ibitaro, ntabwo bishoboka. Ibishoboka rwose bishoboka, nubwo wabuze imodoka gutima twirapfa kugenda mu garage, ko hari aba specialist bazi gukora imodoka ari bayijyana bakayigukorera, ariko mu mupira no warakajagari, umupira no wari ibintu byinshi cyane, kuko ndashobora yara ngusakuze kubera ko ndenda nk'umutoza ntabwo ajya gusakuza ngo mumufana, hari rwego ba waravuyemo nabo ugomba kugenda nabo ntibakwizera, bagomba kubizi cyane, ariko bikarangira tagize cyawe kigumyeho bikarangira bavuze munyabana ngo kanaka yarabivuze, ibyo ngibyo rwose. Ariko ibyo byose hari igihe Imana izadufasha, hakaza abandi bantu bakunda umupira, bafite ubwo bushobozi bwo kuwukunda no kubamo, bafite ubushobozi kuko ni wava ngo byanye ibitekerezo gusa ntibyabaho, amafaranga nayo nyine yabaho nyine akagura imipira, akagura ibintu nk'ibyo ngibyo ku mupira ugasanga nta kajagari nta kigenda. Tuvuga ngo icyo tubuze kugeza ubu ngubu, tuvuga ngo tubuze abakinnyi bakina umupira neza. Dufite abakinnyi bamaze imyaka 2, bamaze imyaka 4 muri ekipe, kuko bamaze imyaka 4 muri ekipe, ubwo yashaje nubwo bazi gukina umupira, uri yarashaje ndagende ukamwirukana, ukazana umukiriya uri munsi kandi mushaka gutera imbere, gusi wagenda hibudi. Abakinnyi tuzi abakinnyi bakiniye nk'abamire bakiniye mu makipe y'imyaka irenga 10 barimo, tubibate bandi bakinnye umupira mu Butaliyani bagakina mu kipe paka akazana ubuvivi akina mu kipe ntimurambirwe, ariko twebwe tugira ibintu byo kurambirwa, kubera ko umukinnyi ngo yakubwiye ngo mfite ikibazo cyangwa yakubwiye ngo ibisi nabikora ukavungura mwanzi. Ariko izangano zacu nabo twazijyana tujya mu mupira tukazamo n'ibitari mu mupira, niyo rero bituma umupira wacu kika byose ubona uhora ku kintu kimwe, cyangwa ugashaka gutera imbere ugasubira inyuma. Hamwe n'ibyo rero numva ari byo ngibyo tuvuze bya byose nta byacitse, tukomeze tubeho ngaho kuba tutakibona mu mupira suko tutabushoboye, ariko nuko batugize uko tutari. None se umuntu yakubwiye ngo arashaje, ufite imyaka 60 nibyo nabanguzi, niwenda uvuga ko nshaje ndakuruta nibyo, ariko ntabwo byatuma ndakora akazi. Ibyo ntabwo byatuma ndakora akazi, ibyo byose ndakora akazi. Yewe nubwo ntakora ko gutoza ngo mbe titirere, ntawe n'umujyanama muri club, no sina umujyanama nabwo busaba imyaka, barebe i Burayi barebe kuntu bimeze. Uri utoza ikipe y'isi Real afite imyaka ingahe? Afite 35. Yo si Real ateza si y'isi se, hari ikipe ku isi yapima kuri Real ubu ngubu nubwo bwose tutarabafana bayo, ariko turemera kwizukira umupira. Hajya mu Faransa n'abakinnyi b'abasaza, hajya mu Barabare batoza b'abasaza vuye Buraya. Ni myumvire tu y'abantu bo mu Rwanda nyine kubera ibibazo byinshi cyane kubijyanye na kubye bya Rubavu, ntabwo ari Brazil, n'abakinnyi kivayo, abakinnyi bava fulani sizi hehe, kubera hari impamvu tubabivuga nyine.
hari n'impamvu yituma bavuga ko vitariyo, niyo mpamvu ishobora gutuma na Bekeni atagaragara mu mupira kuko nyine bazi ko wenda nawe ni element simbi, ariko nayo yaza n'uhare mu mupira, yaza n'umupira umupira mu Rwanda. Si tujya muri Kongo tugatoza, si muri Kongo tubarusha umupira kakwa n'icyubahiro bakanaho icyubahiro. Ntumba ndiyo nuko hari umutekano muke, nuko ari ikibazo cy'umutekano muke, mba naragiye muri Kongo ndavuga ntabwo najya kure ndi umunyarwanda niyo ndatagira n'uza komite isaso mu gituza kubera ko ndi umunyarwanda bavuga ya nzajya mu Rwanda, nzajya duke twiza two mu Rwanda. Ariko cya byose ntabwo umupira nyine ni mwiza bwo ni mwiza, ariko muri Afurika biragoye. Ese uko kwirengagiza ubona wenda hari biterwa n'iki, cyangwa se wanasaba iki abantu babifite no mu nshingano? Buriya hari ikibazo kimwe kiba kinahari dukora mu mupira wacu. Umupira wacu tukora ntabwo nta kipe ifite abafana, tuvuga ngo ikipe ifite abafana. Noneho tuve ngo twebwe wowe ndenda ntabwo kiri umupira ko mufana ku myaka fulani, wanditswe mu gitabo muri registre ya hirya, watanze imisanzu igombwa, ibyo nabyo birakurikizwa. Ariko kubera ko waje none uyu munsi ukazara kuri stade, none umuntu bakafata imbo dukeneye amafaranga fulani ku mupira cyubatse ni gutyo. Ngewe nkavuga nti mboke nshaka kujya mu kipe, reka nerekane hari abafana ko nkomeye, mwakiri mwe murashimishije mfata miliyoni. Ariko ngiye objectif zanjye ndi kuyatanga iyo miliyoni, ndi kuvuga nti ibyo byose extra nzayagaruza tu mu bundi buryo tu. Ubwo fera bavuga ngo twabonye president, tubonye president kabisa. Ubwo prepare zigatagira gutyo. Twore tuzi umupira, tuzi nayo manyanga mu mupira. Imyaka maze mu mupira ni byinshi papa, maze imyaka 40 hafi n'irindwi mu mupira, ndi umukinnyi w'umupira, ndi mu mupira, ibintu nk'ibyo ngibyo. Hari ibintu twabonye bye. Yagira mu mupira ngo akore umupira, akorera ikipe yajemo avuga ko ari umufana, aho atangira kukwereka ko ngewe ningira muri irarema nzayirukana. Ariko nturebe icyo iyo rema wirukanye icyo yamirimariye ikipe. Ngenze bikora ugasanga nyuma y'amezi 2-3 wawundi nawe wakwirukanye nawe baramwirukanye. Hano ngo dutari imbere tubone gusubira dushaka uza musimbura. Uriya birukanye, uriya president tubayo nta president, ekipe nyinshi nta komite zifite. Usanga ni president gusura gukora, nta vice, nta mushize amategeko, nta mushize tekinike, nta mushize abakinyi, nta muganga. Ekipe nyinshi zikaba ariko bakabona president gusa. Ubwo kumva ko umupira ntabwo watera imbere. Abantu bicwa no kudashishoza ngo barebe rema uyu duhaye amafaranga ari dukunzi cyangwa ari bidashaka. Buri mpamvu uzasanga bamwe muri komite zacu ngo hari abantu bari mu ishyamba gukora iki, mu ishyamba giye guhiga ikiyagi gukorera mu ishyamba, ariko mu ishyamba ugiye gukora iki mu ishyamba? Kuri kunavuga ati ngewe sinemeye uriya kuko ntabwo andusha. Ashobora afite ayo mafaranga niko nabitekerezo bizima afite. Ntabwo twerekana umusaruro mu Rwanda kubera ko APR yatsinze itese bitego 5-0, kubera ko itese yatsinze Gasogi. Oya, ntabwo rero tubonera umusaruro tubona tuvuye mu Rwanda tuyikora amarushanwa n'abandi badutanze imbere. Ndiho tubona ko tubira ese turakomeye kuko ibyo ryo bikwereka ko umupira wacu ufite ikibazo kandi kitari cyaba. Ntabwo tutagira ku nsinzi ku gisubizo cyanyacyo. Urugero naguhereza ndagoze urugero rumwe rwa Haruna ari gukina mu kipe muri Libya. Yagiye n'umukinnyi w'umwataka witwa Chabarara, bagera mu kipe imwe. Chabarara agaruka kandi ni umuhanga, ni mu bitera hangaha. Haruna aracyariyo, aracyakukuza. Ariko ngo n'umusaza bigutwaye iki? Umuntu ari umusaza bigutwaye iki? Aje gukina umupira ba Pepe ntafite imyaka 40 ntari gukina umupira mu kipe ntari gukina. Ba Cristiano bandi bari gukina umupira benshi cyane utavuga bafite iyo myaka nk'iya Haruna afite. Ariko Haruna ko umusaza ni igicibwa ntaje kuvugwa. Ntuzi tuvuga ngo turi kujya he? Aho ndo tutotuma gutekereza. Turi umuntu mu nyungu ze aduhereza niturebe niba umuntu ucuza ibirayi, umuntu kuzana ibirayi ntiyoga.
nta kare afite amaga, uzana ibirayi byaguha ibirayi ubigure ubicuruze, uwo mureke amafaranga yigendere, uwo mureke n'umwanda we mureke, nimumugire impuhwe ugende nyuma yo kuguzana ibyo ukoresha ubwire umubyeyi ariko si wagiye woga ko ngo amafaranga bamugire impuhwe ifata isabune yose yo koga, ariko ntabwo yatuma utagura ibirayi ngo nuko atoze. Icyo kibazo turi mu byo ngibi, icyo kintu cyitwa ubusaza bwo mu Rwanda rwose ntabwo nkemeranya nabo. No gusaza rigana umugisha. Koca, hari ikintu wakomoje wowe na Rajab umutoza abana bakiri bato ntimubahe kontra, ese mubona atari mwe muri kwihombya wenda hari kubera iki mwafashe iyo initiative mu gihe kandi muzi ko muba muri gukora akazi katoroshye? Akazi ntabwo gakomeye, akazi karoroshye. Ntabwo kubyuka kare ugenda ujya guhinga imirima minini cyane ntabwo biza guha umusaruro. Oya, ntabwo biza guha umusaruro, umusaruro uzava kwa Nyagasani. Ibyo dukora tuzi ibyo dukora ibyo ari byo, tuzi impamvu tubikora. Kuko fata umwana araje, niyo ndaje iwawe yaje ko yabonye bekene ko Rajab araje, aje muri akademi ye, urukumva turamutoje. Ejo undi muntu araje aramutwaye, niyo ntacyo agiye kumukorera, cyose kumuha avantage. Ariko izo avantage twebwe ntabwo uwo mwana ntabwo twamubyaye, cyo ni kimwe kintu gikomeye cyane. Umwana ntabwo ari uwacu, yaje mu kazi, yaje ari gushaka ubuzima bubaho ngaho. Bibaye impamvu yuko ngewe mu broka niyo kontra yanjye, bibaye impamvu ko ngewe mu broka umwana ntakigiye kwiga kandi agomba kwiga. Umubyeyi we hari azi ko umwana abibi wanjye, arabizi umubyeyi azi ko umwana abibi wanjye, ariko ndamubrotse ntagiye kwiga kandi nyina cyangwa se nta mafaranga kubusha amashuri araho ngaho, hari amashuri arayabuze, umupira ntazawukira n'izi wanjye. Ariko umwana ntabwo azibagiwe ko namutuje, ntuzi ko Haruna azi ko namutuje, ko Jabir azi ko namutuje, ko wacu cyangwa ashaka bazi ko nabatuje. Ntuzi ariko turabari bafitanye nanjye, ariko turahura n'impamvu ndakurahiye. Ntabwo najya i Kigali ngo mfite ikibazo cy'itike cyangwa ikibazo cyo kurya cyo kuryama ngo ingenda hoya, barabizi barafati mwari muyaje batumufashe abari Buraya. Nenda dushobora kwicara ko byati mfite ikibazo wana kugeza amafaranga 50. Ariko iyo mu broka kubera ngo kontra ngubu ntabwo bakindeba cyangwa bari mu bandari mwuzukuru. Wenda niba hari icyo tutababajije kandi mumvaga ni ngombwa ko muvuga inama se iki, nta kibazo nacyo mwakisangiza dusoza. Mu gusoza nibyo abantu benshi bavuga ibya Rubavu, bavuga ko bashaka muri Rubavu bagakora iki, bakavuga nibyo nta bivasho bizavayo ngo bize Rubavu. Oya, abana tuzabakora, abana tuzakora abo bana, kandi ubushobozi bwo kwakora byose bose barabizi. Ejo bundi tuganira hari ibintu twavuganye nabo, bati babitana bari kwiga, bamaze kugira ku lisansi sinzi zimeze gute, ariko turahari, twebwe turahari. Ariko tunuva ngo tunatekereze nabo bana byibuze naho bari i Buraya, bategeze ko ndenda bashaka no kujya badushakira imyenda y'abana yo kwambara, kuko nuje akavuga ati bya byose natwe turayifite. Ariko iyo dufite ngire urumva, ni iyo dufite ni bekeni wayiguze, ni Rajab wayiguze ku mafaranga ye, urukumva nawe abayitanze. Ariko no ukavuga ati bo kubera ko bafite ubushobozi bwo kubona nizo nkweto i Buraya, baziturundirana hamwe, wenda badusaba amafaranga y'iposita zize kugira ngo tuzeze abo bana nabo bazaba motive, bazakora ko bari gufata indati. Dufite abandi bantu bari Buraya kandi nabo ntibagende Buraya ngo bicare gusa, batekereze ko naho bavuye, batekereze ko nabo bana bacu bakeneye no kubona ba manager beza bo kubajyana i Buraya, babasimbutse urwego n'abajya i Buraya, kuko kuva dufite abakinnyi benshi i Buraya niyo bizatanga n'umusaruro. Nundi tujya bavuga ngo Rubavu nta mupira uhari, tuzareho bazahirga icyo bari kuvuga ngo hari abandi babiri bari Buraya bakina muri Paris Saint-Germain, bakina mu makipe yo hirya no hino, babikora ibyo ngibyo. Numva aribwo butumwa nabahereza, gusa nabasabira buri munsi, mpora mbasabira kwa Nyagasani ko yabafasha. Bane mu kuzanya umupira wo mu Rwanda hari inzego ebyiri zigomba guhura, ni itangazamakuru natwe abatoza b'umupira. Twagumye gutahiriza umugozi umwe kugira ngo tuzuzanye. naho ubundi byo kuvuga ngo ngende ngo guhangana ngo umutoza yuvuze ngo ku munyamakuru ngo bukoze ikosa ngo byakugwa nabi, byakugwa nabi ziyo gutwara iki? Ntacyo byagutwara, ntacyo byagutwara iki? Wese ko abaye kuvuze ko we ntacyo bimutwara,
Fuko ntacyo byagutwara nyine nuko nyine ariko bigomba kuba uko nguko ariko ngiye numva ntacyo byagutwara wewe bayakuvuze kishaka kuvuga ibyo utagiye hari bavuze ngo batoza bamwe ngo mu inzoga abandi bakunda iki ni nawe afite icyakunda n'udafite icyakunda buri wese afite icyakunda ku muzima nkaba rero nanye bashimiye tumabwira tuko Imana boroze amatari bato n'ibihe turimo turwara bigenda bikomera cyane mu kubasabira kunyagasana ko bafasha mu kazi kanyu mu kubizi mutera imbere ibyo mudukeneho byose tuzabibahereza iyo dufite nyine ibyo tuzabaha iyo dafite kandi nawe muzabona ko ntacyo tuzabima twebwe n'amagambo gusa rero dufite n'ibyo bitekerezo niba bikenera tuzajya muduhamagara turitera kubitanga Imana dufashe ndangije kutasha bagenzi banjye bose bazakurikirana bakabyumva cyane abo muri Big Star babyumve basibwa aho twarengere twakoze amakosa baratubabarira turi abantu kandi ntabwo amatwi yumva kimwe cyangwa se ntabwo amatwi yumva ibyo umuntu ushaka ibyo umuntu wundi uvuga ntabwo amatwi yundi abyumva uko ubishaka ubwo nukuvuga ngo twarengere nyine batubabarira amakosa